Amahoro y'Imana nabane namwe nshuti mukomeza kubana natwe kuri ZKN. Imana yo mu ijuru nibishimire kandi ibaha amahoro. Turabasuhuje abari mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese turabasuhuje. N'abandi bari mu zindi ntara mwese turabasuhuje. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi ibishimire. Turabizi neza ko hari abari i Burundi badukurikirana, turabizi neza ko muri Kongo barahari ndetse no mu bindi bihugu byose byo hirya muradukurikirana. Imana yo mu ijuru nibishimire kandi ibahe imigisha n'amahoro mu byo musaba byose. Muri kano kanya rero twongeye kuzana insanganyamatsiko y'ikiganiro cy'ibaruwa yasohowe na ADEPR n'ururembo rwa ADEPR. Turagira ngo tuganireho, benshi bafite amatsiko, benshi bafite nk'ibibazo kuri ibyo, ariko aka kanya twahuye n'umukozi w'Imana, twahuye n'umuntu tugira ngo adusobanurire. Turagira ngo tumwakire atubwire ko amazina ye kandi anabasuhuze, anadusobanurireho muri make. Yesu nashimwe cyane. Mbanje kubasuhuza, nitwa Emisafari. Ko mubivuze ndi umukozi w'Imana, ni ukuvuga nishimiye ko munyakire muri iki kiganiro, kandi nizeye neza ko turakibanamo neza, ibishoboka tukarushaho kubiganiraho, kandi uko umwami aradushoboza biragenda neza. Yego, nishimiye no gusuhuza abadukurikiye muri iki kiganiro, bifuriza ko amahoro y'Imana abana nabo iminsi yose, nk'uko umwami adahwema kubarinda, akomeze no kubarinda muri iki kiganiro. Murakoze. turagira ngo ukomeze usenga kugira ngo dutangire ikiganiro. nk'uko uri umukozi w'Imana cyangwa turi mu kiganiro cy'ivugabutumwa, turagira ngo utangire usenga, kuko buriya mbere na mbere tujye tubanza Imana mu bindi byose dukora. Icya mbere ni ugusenga Imana. Kadusenga Imana. Mwami Imana ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Turagushimye ko waduhaye igihugu gifite amahoro n'umutekano. Turagushimye ko urinda ingabo z'u Rwanda uko bukeye ko bwije, aho ziba zirimo zirinda umutekano w'Abanyarwanda. Turagushimye ko waduhaye itorero dukoreramo, tukarikirizwamo, tukarigiriramo amahoro n'umutekano. Turagushimye ko warinze Abanyarwanda bose muri rusange, ukarinda ibihugu by'abaturanyi. Turagushimye ko wadushyiriyeho kugira ngo tube abahanuzi bahanurira amahanga. Turagushimye kandi ko utureberera kure na hafi, ukatumenyera byose twe tutakwimenyera. Rero turasenze muri uyu mwanya w'iki kiganiro ngo ubane natwe, kandi abadukurikiye muri iki kiganiro nabo ubarinde, kandi ikigenderewe muri iki kiganiro turakwinginze Mwami Imana, kugira ngo kinezeze imitima y'abadukurikiye, kandi kigire n'icyo kidufasha muri cyo, tugikuremo ubwenge bwinshi, twungukiremo ubumenyi bwinshi. Ufashe rero abanyamakuru turi kumwe, ufashe abo turi kumwe muri iki kiganiro, nanjye ufashe kugira ngo kibashe kugenda neza. Tubyambajwe ubwese. Urakoze. Amen. Murakoze cyane Safari. Uyu munsi rero twababwiye ko intego tugiye kuganiraho ni intego y'ibaruwa yashyizwe hanze y'amabwiriza agomba kugenderwaho muri ADEPR. Turagira ngo rero dusesengurire abantu badukurikiranye, bakurikiye ZTN TV. Tubabwira ari benshi bafite amatsiko menshi cyane, bibaza ate se ko ngo umuntu ugiye kuzaba ayobora korali ari umuntu uzaba warize? Koko mwese murumva iki kintu ari ikintu cy'ihame koko, ku buryo umurimo w'Imana abantu bagiye kujya bawukora? Kera abantu twakoraga ari umuhate, cyangwa se ari Imana nyine yaduhaye ko tugomba gukora. None ubu muri iyi minsi bigiye kuzajya bisaba ko ari ugukora, ari uko ngo warize, ari ugukora umurimo w'Imana. Ngo hari byinshi uzaba uri kugenderaho kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Mbese wowe muri iyi minsi, hari benshi bafite amatsiko, we muri iyi minsi uri kubyumva gute? Iyo baruwa yasohotse kugira ngo perezida wa korali azaba ari umuntu warangije universite, wowe urabyumva gute? Turagira ngo usobanurire kiburaho gatoya ku bantu baduteze amatwi cyangwa ku bantu badukurikiye, uko nawe wumva icyo kibazo. Murakoze cyane. Ndumva ubundi se itangazo kuba ryasohotse rikajya hanze cyangwa rikajya habona abantu bakarisoma bakarikomantaho, byanze bikunze ubundi niba hari ikintu gishyizwe hanze Abanyarwanda batari bakiteze uko bakibonye,
hari abantu kigomba gutonda, hari abagomba kucyakira neza kuko abantu twese ntabwo twakira ibintu kimwe, ariko wenda urambajije ngo kuri njyewe nkanjye nk'umukozi w'Imana uvugabutumwa waba narigeze nyobora korali cyangwa se urugero n'ubu nkaba nayiyobora, nakira gute iri tangazo ADEPR yashyize hanze yasohoye rijyanye n'amabwiriza y'umuyobozi ukwiye kuba ahagarariye korali ayoboye abandi baririmbyi. Aha rero hari uko mbyumva. Icya mbere ubundi iki gihugu cyacu cy'u Rwanda aho kigeze ubu ngubu kirashaka abantu bajijutse, kandi iri torero ryacu rya ADEPR ntekereza ko n'andi matorero ariko yaba ari nabo burya bakorera mu gihugu mo imbere, n'aho baba bakorera hanze yacyo, ariko bagomba kugendera rimwe na rimwe ku mabwiriza y'igihugu bakoreramo. Rero ni ukuvuga niba leta yacu y'u Rwanda ikeneye abantu bajijutse, itorero ntabwo ari ryo ryakoresha injiji. None ubwo twumve ko ba bantu basengaga Imana babaga ari abanyamuhamagaro, babaga ushatse kuvuga ko batabaga bajijutse? Unyumve neza, si icyo nshatse kumvikanisha ko abayoboye mu gihe cyatashye cya mbere cyashize ari uko barinjije, hari ukuba wakoreshaga umuhamagaro uhawe n'Imana, ariko ubuyobozi bukagumya bureberera itorero, bukabona hari ibyagakwiye kwiyongeramo hadagakoreshejwe umuhamagaro wahamagawemo n'Imana gusa, hagakwiye kuzamo n'ubumenyi mu byo kuba uzi kwandika no gusoma cyangwa se kuba warize. Kubera iki? Hari amahugurwa menshi abayobozi ba korali burya bashobora guhamagarwamo bakajyamo, abyumva utazi kwandika no gusoma, ntabwo ayo mahugurwa wayajyamo, kuko kenshi biba birasaba kwandika, bigasaba n'ibindi, ariko ntabwo tuza kwirengagiza umuhamagaro nawo ko ari ngombwa. Ubwo twumve ko abari kudutega amatwi, twumve ko nawe ushyigikiye bya bindi byo kubaho ko umuntu utarize, udafite universite cyangwa udafite segonderi, ko atagomba kuyobora mu itorero cyangwa se ko atagomba kuba umukozi w'Imana. Ubundi ntabwo ndamenya neza, sindashishoza neza ngo nkurikirane iri tangazo ndebe uvugwa ko agomba kuyobora korali amashuri aba yarize arangahe, ariko tuvuge wenda na segonderi, kurangiza segonderi nabyo waba wemerewe kuyobora korali, ariko ubundi ushobora kuyobora korali bakabona ko ubishoboye, bakareba bakabona ni umuhamagaro wawe, ntabwo bivuze ko bakwirukana muri korali. Wenda icyo bakora baguhugura, bakagusaba kujya kongera ubumenyi mu ibyo bijyanye no kwandika no gusoma, ukaba ubizi neza, ariko by'ukuri ubuzima turimo, haba ubuzima bwo hanze haba n'ubw'itorero, byakabaye byiza umuntu yarize. Uko itangazo rivuga ko umuntu ugomba kuba perezida wa korali agomba kuzaba afite amashuri yisumbuye, sibyo? Ubwo yisumbuye ni universite cyangwa se akaba ari segonderi, afite diplome muri segonderi. Urumva ko ntabwo ibyo uri kuvuga ngo ni uguhugura, ntabwo ibyo guhugura byo birimo. Ni ukuvuga ngo banza ube warize ubone kuba perezida wa korali, bazajya bisaba na diplome. Ahubwo turibaza ese nimba njyewe nzaba narize nkajya kuyobora korali, icyo gihe nzaba mfite n'umushahara? Wivunika, ntabwo aho nari nabashije kuhamenya neza. Urumva abaye ari ibyo ndibaza, none se bivuze ko umuntu yaba yarize yamara kwiga diplome ye agasoza agiye kuyobora korali, byaba bizazamo n'umushahara? None se umuntu niba yarize atanga minirivare, yarangiza bakavuga ngo uzayobora korali n'uzaba yarize, ubwo we ntazabaka igihembo? Ntabwo ibyo byaba ari byo. Ubwo abaye ari byo umuhamagaro waba ugiye kuzima, kandi ntabwo byaba ari byo rwose ku itorero ribamo abantu bize gusa cyangwa bayobora barize, abanyamuhamagaro bagacibwa, kuko na mbere hose twabonaga abanyamuhamagaro bakora umurimo kandi ukagenda neza. Numvaga gusa ari ubumenyi bashaka ko abantu bongera mu bijyanye n'amakorali, ariko ntabwo numvaga ko bisaba kuba warize ufite diplome, ibintu nk'ibyo. Ni nayo mpamvu rero twahagurukiye abantu bakunze gukurikirana ZKN TV kugira ngo dusobanukirwe, kuko benshi bamaze kubona iri tangazo bagira ikibazo, baravuga ati ese aho umurimo w'Imana ntugiye gupfapfana burundu? Hari igihe cyaje baravuga mbere leta idutegeka ko umuntu ugomba kuba pasiteri agomba kuba yarize, afite diplome, afite impamyabushobozi mu by'iyobokamana. Ibyo twarabyemeye, bandi bari abakorerabushake
bari abakorerabushake mu murimo w'Imana, abo bose bakuweho murabizi, barahagaze, hari abapasiteri benshi bahagaritse, hari n'abavugabutumwa benshi bahagaritse. None rimba iki kintu kigiye kuza no mu makorari ndetse no mu murimo yindi yose yo hasi, murumva umurimo w'Imana utagiye gupfa? Murumva mikorofone abagukurikiye bakumve neza. Urakoze cyane. Murumva itorero ritagiye kwangirika muri iyi minsi? Nimba twemeye ko wenda abapasiteri koko bagomba kuba pasiteri yarize, akaba umuvugabutumwa yarize, noneho bigeze no mu rwego bigiye kuba ku makorari, murumva umurimo w'Imana utagiye gupfa nk'umukozi w'Imana, kugira ngo dusesengurire abantu baduteze amatwi cyangwa badukurikira, murumva umurimo w'Imana muri iyi minsi utamaze kwangirika? Ariko hari icyo numva, ibi nubwo turi kubiganiraho cyangwa bikaba bishyuhije imitwe ya benshi, nibyo koko ni ngombwa, ariko kandi twibuke ko nubwo tubibona gutya biba bifite ababitoranyije bakabikurikiza bakabishyira hanze, twe bitugeraho nyine tukayoberwa icyo gukora tukabivugaho, nta n'icyo twabikoraho. Numva ikiba kirengeje kuri ibi uretse gusenga Imana, kuko ubundi niba ijambo ry'Imana ritubwira ko hazabaho mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe birushya, ibihe birushya rero buriya twabisohoyemo, sinzi niba abantu bajya babasha kubimenya, kuko urumva niba kugeza ubu hagiye kuyobora umuntu, korari ikayoborwa n'umuntu wize akarangiza amashuri, kandi mbere harayoboraga umunyamuhamagaro. Icyagenderwagaho buriya mbere kuyobora korari, barebaga ko ubishaka, bakareba agakiza ko ukijijwe neza, imbuto wera, bakareba ko ari impano yawe, ari umuhamagaro. Ariko uko ibihe bizagenda bisimburana n'ibihe, niko dusohora mu bihe birushya. Ibihe birushya rero nta bindi nibyo. Niba umuntu ashobora kwiyumvamo impano, akiyumvamo impano yo kuyobora abandi, ndetse bakaba n'abayoboye babishaka banamukunze, ariko agakurwaho n'icyo yuko atize, akavutswa ayo mahirwe yo gukora umurimo w'Imana, kandi rimwe na rimwe nawe kuba atarize si uko ariko yabihisemo. Hari ubuzima abanyarwanda tugenda tubamo hirya no hino, ukaguvutsa amahirwe yo kwiga. Urumva rero ibihe birushya nyine twabisohoyemo. Urakoze cyane. None abaduteze amatwi n'abatureba bamenye ko ari muri bya bihe Pawulo yavuze ko hazabaho ibihe birushya turi kugenda twegera, kuko mu ijambo ry'Imana haranditse ngo ubwo ikizira ngo kizinjira ahera, ngo tuzamenye ko aribwo ntangiriro yo kuramukwa. Twizere ko se ari bya bihe byavuzwe biri kugenda byegera, uko abakozi b'Imana bazarenganywa, babandi bakora b'ubushake, kuko babandi bahamagawe n'Imana, ko hari igihe kizagera bakarenganywa, bakakubitwa abandi, ndetse ngo igihe kizanagira ngo bamwe banabivemo. Kumve ko ari muri cya gihe nyine turi kugenda tugeramo, cya gihe cyahanuwe turi kugenda twegera. Igihe cyo gukubitwa cyo tuvuze ko gihari, twaba tugiye kure, ntikiraza, ahubwo tugeze mu bihe nyine bibanziriza ibyo byose, kandi ibihe birushya bizaba bibanziriza kugaruka k'Umukiza, kugaruka kwa Yesu. Igihe azaba ataragaruka hazabaho ibihe birushya, umuntu nyine abeho mu buzima bubabaje, amahitamo ye abangamirwe kubw'impamvu runaka nk'izo zose turi kubona. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ibyo byose nimubibona, ubwo urukundo rwa benshi ruzakonja, ibintu nk'ibyo, inzangano hirya no hino, ubwo agakiza kazaba kabaye gake, ijambo ry'Imana ubwo ritazahabwa agaciro, hano nk'izo. Urumva se niba tugeze ku gihe diporome ihabwa agaciro kurusha umuntu w'umunyamuhamagaro wasenze Imana, akagira utakavugana n'Imana ikamubwira ati nguhaye umurimo wanjye uzankorera umurimo, urumva icyo ntikicyitaweho. Ijambo ry'Imana rero urumva ririmo rigenda rikendera mu bantu, kuko ntibakiri gukora ibyo bagendeye ku ijambo cyangwa bahagazeho, ubwo hari kugenderwa ku mashuri n'ibindi. Ibyo rero ntibizaba bibanziriza kugaruka kwa Yesu, ariko kandi rigasoza rivuga ngo ibyo byose nimubibona muzamenye ko kugaruka kwanjye kuri hafi. Nubwo ijambo ritubwira ngo nzaza nk'umujura, nta nuzi umunsi n'igihe nzazira, gusa ibimenyetso nibyo bigomba kutubera integuza. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu nacyo dukomeje kwibaza, cyangwa se abantu baduteze amatwi bakomeje kwibaza, ni ukuvuga ngo ADPR yari ryo dini cyangwa se yari itorero ryari riyobowe n'umwuka, ryakoreraga ku bakorerabushake, atari ukuvuga ngo ni itorero
rigendera hirya no hino, ryari itorero ry'umwuka. None uyu munsi niryo torero riri kugenda rizanamo utuntu n'utundi. Hari n'ibindi wowe ahubwo tutakubwiye muri iri tangazo cyangwa se utasomye. Ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi cyangwa kuri iriya tariki ya 17 nta n'umuntu wemerewe muri ADEPR kuzaba umuhanzi atarageza mu myaka 18 ngo abe yafata indirimbo ze azishyire hanze ku giti cye cyangwa se abo umuhanzi. Aho si ukugira ngo abantu dutangire kuzima. Njye ndabizi neza ko umuntu ukiri mutoya cyangwa se urubyiruko ari rwo ruzamura itorero, ari rwo ruba rufite za mpano baba bari kuvumbura. None ko bahagaritse abo bana batoya cyangwa urwo rubyiruko, aho si ukugira ngo itorero rizime, wa mwuka wera kwa kundi twahanuraga bigende bizima. Urakoze. Iryo tangazo ryo uvuze haruguru riranashekeje cyane, ariko kandi nubwo ansetse rintangaje riranambabaje. Kubera iki natangiye wenda ushobora kuba wananyumvishe neza n'abadukurikiye, sinzi uko baba banyakiriye muri iki kiganiro. Ntangira natangiye meze nk'uri kudefanda, hari ukurikije uko wacyumvishe, nari meze nk'uri kudefanda iri tangazo basohoye ry'abayobozi bagomba kuyobora bajijutse n'ibiki, ariko uko ngenda nkurikirana rivuga nsanga sibyo. Ariko ngeze kuri iriho si uko nanabadefandaga, ni uko nanjye nzi akamaro ko kujijuka. Ariko ngeze kuri iri ryo rivuga ngo umwana kuva ku myaka 18 ngo ntabwo yemerewe kuba umuhanzi, ngo akoreshe umuhamagaro cyangwa se impano asohora indirimbo. Ntabwo ari byo rwose. Ijambo ry'Imana ritubwiye, riravuze ngo Yesu we yaravuze, aravuga ngo mureke abana bato basange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Rero niba ushobora gufata abana bato, Yesu we yarabishimiye akanavuga ati mureke bansange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, warangiza ukabahungisha urugo rwa se cyangwa kwisanzura mu rugo rwa se, kumva bakakwiye kwisanzura mu rugo rwa papa wabo. Ndetse kandi umwana iyo yisanzura aranezerwa, akabwira ababyeyi uko abishimira. Rimwe na rimwe no mu buzima busanzwe ujya wumva umwana hari akaririmba abana bajya bakunda kuririmba ati papa ajya ambwira ngo arankunda, mama akambwira ngo arankunda, ababyeyi banjye barankunda. Burya umwana nawe iyo ahimbaza Imana agashyira igihimbano cy'umwuka hanze, ibyo binatangaza benshi. Ugasanga umwana nk'uwo wuzuye impano nk'izo, watinyukiye kuvuga Imana ibigwi. None se ubu tuvuge nk'umuyobozi wacu, ubu yabona umwana atungukanye impano y'umuvugo akawuvuga, yarangiza akavuga ati uwo mwana yakosheje. Ntabwo ari byo. Umwana ni uwo kwishimirwa, ni uwo gushyigikirwa. Mu mabwiriza rero ariho baravuga ngo umuntu utaragize imyaka 18 ntabwo yemewe kugira igihangano ashyira hanze. Kubera iki se? Impamvu ni iyihe? Berekana ko ikibitera ari iki? Aho rero niho abantu dukomeje kugirira amatsiko, gitumye bakumirirwa gukorera Imana kandi ku mpano y'umwuka bahabwa n'Imana. aho niho dukomeje kugira amatsiko, kuko urumva abantu benshi babigizeho ikibazo. Ni nayo mpamvu yanatumye natwe nka ZKN TV duhaguruka tujya gushaka abantu wenda kugira ngo basobanurire abantu, bamwe na bamwe basobanukirwe. Niho abantu bagize ikibazo baravuga ati se aho umurimo w'Imana nibagiye kwikirimo bahereye mu mizi bagatangirira hasi. Hari icyo numva niba wenda ntabwo nigeze mbonaho, nibuze yaba badushyiriyeho impamvu iteye ibyo, bakavuga bati abana bakurikirana muzika, bagakurikirana impano y'uburirimbyi, barangiza bagatakaza inshingano zo kwiga amashuri, bikababuza kwiga kubera gukurikirana umuziki. Iyo mpamvu bakaba bayishyizeho, yari impamvu tuza kwitondera kuvugaho cyane, kuko wenda baba babigenzuye bakanerekana impamvu. Ariko niba bahagaritse abana bavukanye impano bagakurana impano, kandi ziriya mpano burya zidufasha no guforoma abana. Umwana yavukiye mu gakiza, aratombora agira impano imuforoma ikamurinda kugwa mu byaha no kwishahisha no mu bindi. Arangije yumvishe bamubujije, impano ye barayisinzirije. Uyu mwana niba basinzirije impano ye, azagenda ajye mu bindi yishakiye. Numva rero aka kantu njye ntabwo ku rwanjye ruhande, ntabwo nzi abandi uko babyakira, ariko ntabwo kanejeje. Kandi buriya ibintu bya gospel, indirimbo zaririmbiwe zihimbaza Imana n'abantu, ari ukuntu ubundi ubona bigenda bitakaza imbaraga. Kandi aba bayobozi bacu burya b'itorero bakabigizemo uruhare mu kubiha imbaraga no kubyima imbaraga, burya nibo bishingiyeho. Burya wajya kubona
nk'abahanzi babatumira hirya no hino bagakora amakonseri abantu bagakizwa bakumva ivugabutumwa ryo mu bahanzi ijambo ry'Imana ugasanga abantu bakijijwe rwose umubare ni hehe wari wumva se ubu habaye igiterane hakaboneka ibihumbi 2 by'abantu ukumva ngo hihanye abantu 500 ntibikibaho ivugabutumwa barashaka kurirekera muri korari gusa rikaba izingiro ryaho ngaho ntabwo nzi impamvu yabyo ariko buri impano y'ubuhanzi bayirebeho cyane badufashe bayigarukeho iyo ngingo bayirebeho cyane ntabwo rwose umwana bakamuzitiye kwisanzura ngo akoreshe impano ye. Ubwo ndumva nawe muri make twatangiye uri kubashyigikira ukuvuga ati ibyo bakoze koko ni iby'ukuri nibashyireho abantu bize ariko none kuri aka kantu kiko kubuza abantu kwisanzura nawe ndumva ukagarutseho suko nabashyigikiraga by'ukuri umuntu abishoboye bikamukundira akwiye kubaho mu buzima bugwije ubumenyi bugwije kujijuka gusoma no kwandika byagukundiye aba ari byiza kurushaho gukora ikintu ufitemo iyo experience yo gusoma no kwandika ni byiza kurushaho ariko ku muntu byaza so kujugunwa n'itorero none se bivuze murebe na za zindi zavunitse amuzizane muzunge muzifate neza izavunitse rero nibyo biri muziranga izavunitse umuntu ashobora kuba atarize ariko akunze umurimo w'Imana anabishoboye tubimubonamo nk'impano iyo rero umufasha ukamushyira ku ruhande ngo nuko atize ngo agire diplome cyangwa agere ku rwego runaka burya ni yindi yavunitse ushyize ku ruhande. Ibi rero uri kuvuga wowe harandumva hano urabizi ko uko byabaye hari abakozi b'Imana baba bari bafite njyewe ndibuka kera njya gukizwa nakijijwe n'umuntu bitewe n'ikintu nuko nabonaga abantu bari imbere bari bafite ububyutse ugasanga umukozi w'Imana w'ubushake araje aragukurikiranye afite amavuta ariko muri uyu munsi muri aba bariho uyu munsi muri aba bariho b'uyu munsi uyu munsi ntabwo bakibasha kumenya ngo bakurikirane za ntama bamenye ndetse nimba wa muntu yakijijwe uyu munsi ngo bamukurikire bamaze kugera nyine muri bya bindi by'umwuga bamaze kubyihorera baragene niyo mpamvu rero nge ntekereza ko ari nayo mpamvu bari kugenda bashaka ko bimwe na bimwe byagenda bicika none wowe rero kuvuga ngo wowe ukiri mu kuvuga ngo abakora bushiti bamaze kubajugunya bamaze kubashyira hirya ndakeka nawe mu gihe umaze mu gakiza umaze kubona benshi cyangwa bamaze kubona benshi baramuhamagaro ubu ngubu ntituzano bagiye bajya hirya no hino abapasiteri benshi bagiye hirya ubu batakiri mu murimo cyangwa se n'imbere mu itorero batakigaragara kandi barakoreye Imana baravunitse bagiye bazamuka imisozi bajya kubwiriza abantu ariko uyu munsi nta mumaro bakimaze. Impamvu nk'izo zose zo kuba batari barize nicyo cyatumye bagenda ku bw'agahinda kuko babakuye mu nshingano bahitamo kureba aho bigendera cyangwa ni impamvu z'uko nabo bari bananiwe umurimo ahubwo baba nk'abapagani n'abandi bose kuko dufite n'abantu batagiye bagera ku nshingano zo gusohoza umurimo Imana yari yarabahamagariye atari ku mpamvu z'ababahagarariye bababwiye ngo ibi n'ibi ntimubyujuje ahubwo barabaye abapagani bakagwa mu ntege nkeya abo uvuga bagiye bagenda nabo ni ku mpamvu z'ibyo kwibyo ntekereza ko bisohotse vuba bisohotse vuba ariko wibuke ko sinzi wenda nko mu itorero ryanyu abapasiteri bose mwimwe mufite na n'ubu muracyabafite batize pasiteri batize muracyabafite oya ikigaragara cyo hagiye habaho ihindagurika ry'ibihe hakabaho guhindagura abakozi bafite ibyo barebyeho abariho batujuje bikaba ngombwa ko bavaho ngewe nakirijwemo dufite uburyo umurimo wakorwaga wabonaga ko ari ibintu abantu bitangira umurimo rwose ukabona yashyizemo imbaraga zose umuntu akaba yagenda agafata nk'isambu yakayitanga kugira ngo urusengero rwubakwe ahantu kugira ngo umurimo w'Imana ukuru uzamuke ejo bakamubonamo umuhamagaro mu buryo butandukanye umuntu agatumira abakozi Imana ejo Imana ikavuga rimwe na rimwe rwose Imana ikaba ari nayo imwimika n'abantu bakavuga ati byari bikwiye kuri muntu ahagararira intama ayobora umurimo w'Imana ariko uyu munsi iyo tugenda tureba ibintu aho itorero rigeze tugenda tubona ibintu byivanga tukabona ibintu bihindukira tukabona mbese ukabona ikintu cyitwa kwita ku gakiza ku busugire bw'itorero kiragenda kirengagizwa cyane ntabwo nzi twe biratuyobera ariko impamvu y'ibi byose Imana irayizi. Urakoze cyane Imana irayizi ariko natwe twakagombye kugiramo ubushake kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo muzerekezaho amaboko nzakiberaho umugisha ngo
ngo kandi ngo mbahaye ubutware. Ndashaka kwibaza mbese bwa butware yaduhaye bwamaze gukurwaho? ubutware turabukoresha mu bishatse kuvuga ko ubutware yaduhaye turabukoresha mu ijambo ry'Imana ngiye nasomye hegera ngo muhawe ubutware bwo kumenagura, bwo gukuraho ibyo byose, ngo gukandagira inzoka na sikorupiya n'ibindi muzategeka, nibiba ngombwa mwizeye muzategeka umusozi ukurweho, ibintu nk'ibyo, mbese ibintu byo kurema ibishya. Nicyo washatse kuvuga ibitatunejeje nashakaga kumbwira niba ushaka ko tubikubira mu ijambo ryitwa gusenga, ibitari kunezeza amaso y'umukristo, twabona biri ku itorero riri kugenda uko ritakagenze, dupfukame dusenge tubwire Imana ngo niziri isubize uko ryahoze mbere, turi kubona aho rigeze ubu ritari neza. Ese turasengera abayobozi bari kubishyiraho? Niki wumva ushaka ko twakora? Urakoze cyane. Njye bunesha kubwira ngo tugomba guhaguruka tugasenga, kuko buriya nta kintu cyananiye Imana. Niba Imana yaraduhaye ubutware bwo gukuraho ibyo byose, dusenze tugashyiraho umwete, ibyo bintu bishobora gukurwaho. Imana ishobora njye ntekereza ko ari uko wenda dushobora kuba muri iyi minsi abantu tutagisenga neza, bigatuma aribwo ibihe bigenda bihinduka, kuko tubaye dusenga neza nk'uko byagakwiriye, Imana yazwiho kuko ifite imbaraga yo guhindura ibi byose, n'ibi byose tubona bitubangamiye bigakurwaho. Sinzi wenda wo kubyumva muri iyi minsi. Urakoze. Gusenga nibyo ni nacyo nahereye nkubwira nti umuntu kuba yari afite inshingano runaka bakazimukuraho ntabwo bivuze ko atakaza ubumwe afitanye n'Imana. Agomba kugumya akinginga Imana akavuga ngo niba nagukoreraga mu buryo ubu n'ubu bukaba buvuyeho, ese ubundi numva njye bitaza no kumbabaza nkaho ndababara kuko umurimo w'Imana utari kugenda neza, ariko ntibikwiye kukubabaza. Twagiye tubona abantu bagiye bakurwa ku nshingano z'umurimo w'Imana, rimwe na rimwe bakivumbura bameze nk'abari kurwana n'itorero cyangwa n'ababakwiye ku nshingano, ariko numva atari ko byagakwiye. Burya ubu urwana nkaho n'ubundi wakoreraga umushahara mu buzima busanzwe, ariko niba ari Imana ukorera, nyir'umurimo arawuhagarare, kandi nyir'umurimo awubereye maso. Senga, azagukoresha no mu bundi buryo. Niba atanagukoresheje mu bundi buryo, azagucira inzira ugumye ubona, nubwo cyaba ari igihembo kandi wakoreraga, yagucira inzira ikagushyiraho n'ubundi buryo ugumya gukora, umuryango ukabaho n'ubuzima bwawe bukakomeza kugenda ku murongo. Rero numva icyo uvuze nicyo nanjye niko nyumva. Abantu niba turi kubona ko hari ibyahindutse mu itorero, ntidupfukame tunihire itorero, turirire Imana nyir'umurimo iribereye maso, kuko aba bari guhindagura ibintu ntabwo bo bari kubihindura babona biri mu buryo, bari kubishyira mu buryo buribwo, kandi kubera ko babihagazemo babona ari bwo buryo, twe tutabihagazemo tukabona si bwo buryo dukurikije n'ibyabibanzirije. Icyo rero twe dufitiye ububasha bwo gukora n'uburenganzira n'iki, ni ugusenga nyine, tugahamagara Imana tukayibwira ngo turi kubona hari ibitugoye mu itorero, ese wakora iki ngo usubize itorero uko ryahoze, ko ryari rinejeje umukristo kandi ryubatse umukristo mu buzima bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Buriya abakristo none se mbere ntabwo wabonaga itorero rifata umukene, ubundi nta muntu wakenaga aba mu itorero. Oya, nta muntu wigeraga akena kera, nta wakenaga aba mu itorero rya ADEPR, ariko uyu munsi aho tugeze uyu munsi uba uri umukene, ibyo ntabwo itorero riza kubimenya, ahubwo icyo itorero rikeneye ni umuntu ufite amaboko, ni umuntu ubashije gukora. Aho si bya bindi bavuga mu minsi y'imperuka ngo abantu baza bakunda imiya, banikunda cyane, mu cyimbo cyo gukunda. Aho si byo byamaze kudushyikira, twabigezemo ibyo ngibyo. Amaso araguha niba umuntu ashobora gukena aba mu muryango w'itorero, kandi burya umuryango wa mbere Imana yari yarubakiye umukristo ni ukubarizwa mu itorero. Ariko niba ushobora kubarizwa mu itorero, wajya kubona abakristo pasiteri ababwira ati umunsi uyu n'uyu tuzajya guhingira runaka, bakagenda bakajya mu murima we bagahinga ikivi ku baturage bo mu cyaro bari bafite aho guhinga, bagahinga. Nko muri Kigali bashoboraga kuvuga bati dushyizeho agaseke, turafasha umuntu runaka, inzu igiye kumugwira, tubigenze gutya. Ariko nigeze mbona ako kantu umupasiteri umwe ahantu kuri ADEPR y'Ibumbogo, hatarasenyuka, uretse ko ubu batateranira, umupasiteri witwa Ubarijoro Faustin, mbona ashyizeho agaseke ko gufasha
umukene, kandi koko uwo mukecuru yarakenye pe, yarakenye, ubu yaje no gupfa, ariko urumva uwo mugisha uwo mupasiteri yarawandikishije. Ako kantu rero abakirisito, kandi abakirisito burya bakunda gufasha cyane. Mbona barakitabiriye, baramufashije, inzu yari igiye kumugwaho barayubaka, bayitera umucanga, barayisanura, bajya kwaka icyangombwa barayisanura. Biranezeza cyane, binyibutsa uko itorero ryahoze mbere, ariko uyu munsi ni ibintu bitakitaweho. Nigeze njya gusengera ahantu rimwe simpavuze mu itorero rya ADEPR, ntabwo nshatse kuhavuga, naherekeje korari ahantu, ntungurwa nuko umuntu wacitse amaguru agenda akambakamba, yacitse amaguru, bamuha umwanya wo kuririmba za mpano tugarutseho barimo basinziriza. Noneho agiye kuririmba, abakirisito barafashwa. Uzi ko umuntu mu buzima busanzwe aremanya ubumuntu na mosiyo runaka, bafashijwe bareba umuntu Imana ikoresheje igitangaza cyo kuririmba gutyo, n'uburyo ari kubyina yaracitse amaguru yombi, bakora mu mifuka bajya kumufasha. Uko bamupfunda amafaranga, umushumba umwe arahaguruka aravuga ngo iyo ngeso ntabwo ariyo, ngo ntabwo iba mu iri torero, ngo ni ingeso yo gusa. Ni muri iki kinyejana cyangwa cyane? Ejo bundi ni hafi aha rwose, mu myaka ibiri itambutse, urumva ko ari vuba. Ntabwo ushatse kuhavuga, ariko byarabaye, numva birambabaje nk'umukristo ufite ubumuntu, uzi uko itorero ryatangiye ryahoze, si we utoboye ngo asabe avuge ngo mwampaye, ni Imana ikoreye muri aba bantu, iravuga ati uyu muntu yacitse amaguru ngomba kumutungisha Imana yanjye, cyangwa nkamufashiriza mu buryo bwo kunyubaha nanjye nkamwubahisha. Ariko aho batakamufashije ngo bamushyigikire, umushumba uhagarara itorero, bandikirana utwandiko, bahagarika korari kumufasha, bahagarika abakirisito, biranga byanze. Abakirisito bagomyeje kujyayo, umushumba arahaguruka afata ijambo arabihagarika, ati iyo mpano yo gusaba ntabwo ari. Ubwo se urumva ahantu itorero rigeze rero, birababaje. Nibyo bya bindi byo mu minsi ya nyuma nyine twavugaga ko kera nyine wasangaga abantu bita ku bantu, ariko uyu munsi, ariko ushatse abanza ugasoma, kuko umaze n'akanya uvuga cyane, umaze akanya kandi urananiwe, banza usomeho kugira ngo wongere ugarure. Ubundi nkunda kunywa amazi, nuko iki kiganiro mwakintumiyemo hakiri mu gitondo, niyo mpamvu nanze kunywa amazi kare cyane, mpitamo gufata fanta. Erega buriya hari umusaza ugivuga ati umuvugabutumwa wese ngo hageze ngo amazi. Ese ayo amazi iki? Buriya amazi rero ni ingirakamaro, ariko buriya twahise twigira kuri wa musaza uvuga ngo aho umuvugabutumwa ageze wese ngo ni icupa ry'amazi. Tuzi gute ko wa muntu kuko akunda y'amazi? Nuko tugomba kuvanga n'ibi byose twabishyiriweho cyangwa byadushyiriweho. Murakoze cyane rero, reka dukomeze ikiganiro. Ariko abantu bakomeje kundya kara bavuga ati rero hari ingingo mwari mwatangije ariko mwahise mwisubika, kubera ko nibi twari tugiyemo nabyo byari bitubabaje. Twari turi mu ngingo yo kuvuga ngo abanyeshuri cyangwa se umwana utararenza imyaka 18 ngo ntabwo yemerewe kujya gukora umurimo. Ese ibyo twari tukibaza, abantu bakomeje kundya kara bavuga ati ntabwo mwakivuzeho, mushobora kuza kukibagirwa. Koko njye ku giti cyanjye numva ibi bintu ari ugupfundikiranya umurimo w'Imana, kuko abana nibo bazamukiraga mu nzira y'agakiza, bakazageraho bageze itorero, bakazamuka bakunze itorero, rya torero rigakura. Twari twagipfundikiranyije rero, turagira ngo wongere ugire icyo tubwiraho abaduteze amatwi, abatureba bakomeze basobanukirwe kuri ibyo ko umwana atagomba kuba umuhanzi, cyangwa se ubwo ndetse nubwo bavuze ubuhanzi ntabwo ashobora no kujya imbere ngo abwirize, nacyo ubwo kirimo. Ntabwo ashobora kujya mu murimo w'Imana akora, nk'uko mu minsi yashize wasanga umwana agiye gusoma ijambo ry'Imana, agiye kubwiriza, none muri abo batarageze imyaka, ubwo ntabwo abyemerewe. Dusobanure kugira ngo abaduteze amatwi n'abadukurikiye batureba basobanukirwe. Mu by'ukuri njyewe ku rwanjye ruhande, reka bivuge ntavuze muri rusange, kuko nigeze nkubwira ngo abantu ntabwo twakira ibintu kimwe, ariko njye ntabwo mbyumva nk'ukuri kwakagendeweho. Urwanjye ruhande ntabwo binejeje, kuko kubera iki uyu mwana, ubundi se uyu mwana nadakoresha impano y'umwuka imurimo, igihombo itorero rifite kuba ari kuyikoresha, icya mbere ni iki? Icyo ntaramenya. Kuba umwana yakoresheje impano y'ubuhanzi imurimo, si ikintu ujya guhaha ku isoko ngo uze kukibona. Nubwo rimwe na rimwe iyo tuzi gusoma no kwandika, ushobora gufata Bibiliya ukafata amagambo ukayandika, ukayajwi ukaririmba, ariko burya kenshi abahanzi bahimba indirimbo za gospel zihimbaza Imana, zarimba Imana n'abantu, burya kenshi n'impano bahabwa n'Uwiteka.
ntabwo ari byo bishakamo, si ibintu waha ku isoko. Kuba umwana akuze afite iyo mpano ayikoresha hagati mu itorero, akayikoresha yungura itorero hirya no hino, igihombo itorero rije kugenzura rigasanga ryaragize igihombo kw'abo bana, bigatuma babakumira gukoresha iyo mpano, ntabwo ndayimenya. Ikindi, ese uyu mwana ni ukutajya kuririmba hirya no hino gusa muri korari, yemerewe kuzihimba akazigisha korari, wenda tuvuge ko ari cyo bashaka kugira ngo bungure korari cyane, babona korari zaba zarabuze indirimbo, bakaba bashaka ko abana bahereza impano muri korari, cyangwa naho niba byemerewe? Ni ukuvuga ngo muri korari ho barabyemerewe. Icyo batemere ni ukuvuga ngo barasohora bya bihangano byabo ngo babishyire hanze, ariko kubisohora babizana mu itorero byo barabyemerewe. Kuba wenda ashobora no guhanga ya ndirimbo yakaba yayihanga akajyana muri studio, wenda akayipfundikira ntayishyire. Baranyumva kuko imikoro ikora amajwi hose. Urakoze cyane. Hari igihe umuntu atwarwa nyine nuko. Ni ukuvuga ngo wa mwana ashobora guhanga cya gihangano cye akaba yakijyana muri studio ariko akagipfundikira, akakirekeraho ntagisohore ngo akijyane hanze, ariko aramutse agihanze akagisohora bahita bamuhagarika bakamutenga. Ikindi kiriho mu itorero ho kuba yakigisha za ndirimbo biremewe, ariko hanze ho ntabwo byemewe. Rero hari uko mzumva ntabwo ari byo mbese, kuko nkanjye wenda reka nkubwire, nje twakoranye iki kiganiro no mu buzima busanzwe bw'umwuka, ndi umuhanzi ndaririmba by'ukuri, nuze kumva nabitinzeho cyane ngo ugire ngo nabitinzeho kuko ndi n'umuhanzi, naho ntaza kuba we ntabwo nabyumva nk'ibintu binejeje. Kubera iki? Njyewe tuvuge nk'ubu mfite imyaka 30 n'itanu, kugera muri 6 kwanza, kugira mu myaka 36. Njyewe mfite inshingano nyinshi z'urugo zinkurura, kandi Imana impaye impano kugira ngo nungure itorero, abantu bakizwe, mugende mu mahanga yose n'ibintu nk'ibyo, mubwirize abemera bakizwe. Njyewe kubera inshingano nyinshi zinkurura z'urugo, kandi bisaba gufata ubushobozi bwaba n'ubw'umubiri, kuko izi ndirimbo nubwo bagenda babyima imbaraga gutya, twe zidutwara umwanya, zikadutwara igihe, zikadutwara n'amafaranga. Gusa ntitwaza kubibara nk'aho dutomboye, kuko twari twiyemeje n'ubundi kubyiruka dukorera Imana. Ariko njyewe kuko mfite inshingano nyinshi zinkurura z'urugo, nshobora kutabona umwanya wo gukoreshereza Imana nk'uko byari bikwiriye. Ariko uyu mwana utarabohwa n'inshingano akabasha kwamamaza ivugabutumwa rikagera kure, kuko inshingano zitaramuboha. None nibafata abana, leta ivuga ngo nirwo Rwanda rw'ejo, nizo mbaraga z'igihugu, ese imbaraga z'igihugu ntizaba n'imbaraga z'itorero? Kuki imbaraga z'igihugu bigera mu itorero zikaba inyantege nke, ntizitozwe gukorera Imana mu buryo bwose, zikaba zitagiye gushyigikirwa, ahubwo zigashyirwa inyuma? None umusaza ufite inshingano ziri kumuboha, niba ari umuhanzi afite byinshi abazwa mu rugo no mu buzima busanzwe muri sosiyete abarizwamo, kuza gushorera ivugabutumwa ngo arigeze hirya no hino aho rigomba kugera, biranashoboka ko byamunanira. Ariko uyu mwana kuko ari imbaraga z'igihugu, ari urubyiruko, akaba yakwiyadabuta hirya no hino akagezaho ivugabutumwa byihuse. Numva rwose ntabwo ari byo, badufashe bakiturebereho neza, abana impano zibarimo zikoreshwe, kuko na leta no mu buzima busanzwe numva ishishikariza abana ngo bakoreshe impano zabo, impano bazigaragaze, zikore. None itorero ntabwo ari ryo ryakabaye rizitira impano ziri mu bana, ubwo nabo bakabaye bavuga ati niba hanze mu Rwanda rwacu bavuga ati umwana nagaragaza impano imurimo, no mu itorero nayigaragaze, ahubwo itorero riyishyigikire, uyu mwana akura ashyigikirwe mu buryo bwose, akura azi agaciro ko gukorera Imana. Mbese ko wajya kubona umuntu afite ibyirato byiza byo kuvuga ati njye nakijijwe ngana gutya, ndi umwana ungana gutya, nkurira mu itorero, ndangije mfite impano iyi n'iyi nyikoresha y'ijambo ry'Imana. Ntihari utwana twirizaga ukabona utangajwe n'uburyo uwo mwana yahamagawe angana. Rero numva rwose abayobozi b'itorero bahagarariye itorero, nakunze kumva mutunga urutoki kuri ADPR, urumva nihitanga nibo bashyize itangazo hanze, andi matorero wenda ntibirimo, nibadufashe babirebeho neza, bareka abana bisanzure, kuko byazatuma abana bacu bakura batiyumvamo itorero, kuko rifite ibyo ribahezamo kandi atari bibi. None se katari ibisindisha, katari ibiki? Ubundi ikibazo ufite ni ukuza kubivugaho byinshi ntaramenya impamvu yari yabateye kubakumira ku icyo kintu. Ntabwo iyo mpamvu bigeze bayishyira hanze, baba barayishyizeho. Rero ni nayo mpamvu bagoye abantu
bagora abantu mu bwonko gutekereza cyane, kuko iyo baza kudushyiraho impamvu yabiteye twese tuba twayirebye wenda tugasanga ni ngombwa tugatuza, ariko mu gihe tutarabona impamvu yabibateye kandi tubona ko gukorera Imana bitarobanuraga, ntabwo twigeze tubona aho Bibiliya yandika ivuga ko nta mwana ukwiye gukoreshereza Imana mu mpano runaka, kandi numvaga itorero rimwe na rimwe kenshi ryakagendeye ku byanditse. Mwivunika turakomeza tugende ducukumbura tumenye impano y'ibyo byose, ndetse buriya hari n'ibindi byinshi tutagiye kuganiraho kubera ko umwanya ari mutoya. Butaha rero uzagaruka utubwira ku bindi n'ibindi, kuko hari ibintu byinshi tutaganiriyeho basize muri iriya tangazo, ndetse kimwe n'uko dukomeza natwe gucukumbura cyangwa se tugakomeza kugenda dukurikira mu binyamakuru ndetse n'ahandi hose kugira ngo tumenye koko uko iryo tangazo ryifashe, kuko hari byinshi cyane tutabashe kuvugaho kubera umwanya mutoya. Uzagaruka udusesengurira kuri byinshi, kuko biracyahari ni byinshi, ahubwo turagira ngo udusoreze utubwira ku cyo bakora. Hari ibintu bibiri twa turi buganeho uyu munsi: kuba umuyobozi agomba kuba wa korali ari umuntu wize, kuba umwana mutoya cyangwa se umuntu utarageze mu myaka 18 atagomba gusohora igihangano. Ibyo turagira ngo uduheho kibura icyo wasaba abayobozi, cyangwa se ubaye umuyobozi wowe icyo wakora muri ibyo biganiro bibiri cyangwa se muri izo ngingo ebyiri. Njyewe biragoye kuvuga ngo ndibo mpagaze mu nshingano nk'izo bahagazemo ngo icyo nakora, kuko ntazi impamvu yabibateye. Biranagoye kubasaba ngo nibadukorere iki. Icya mbere mbasaba ni ukubirebaho, bakongera bakabirebaho, bakumva ko ntekereza bitanejeje abantu benshi basomye iri tangazo. Icya kabiri, nibadushyirire hanze nk'uko bashyize itangazo hanze impamvu nibuze yateye gukumira aba bana gukoreshereza Imana impano y'ubuhanzi, kuyikoresherezamo Imana. Nibadushyire hanze icyo kintu bye kudutera urujijo, tukirebeho twese nk'abantu bamenyesheje, kuko dufite abana bari bafite izo mpano zitandukanye. Rero kuko ari twe babimenyesha, nibanadushyirire hanze impamvu yabateye gufata iryo tangazo bakarishyira hanze, kuko dushobora kuyireba iyo mpamvu tugasanga byari ngombwa. Rero numva nabasaba ko nk'uko baduhaye iryo tangazo tukaribona, nibanadushyirire hanze impamvu yabateye kurifataho uwo mwanzuro. Yego, ndumva icyo kintu cyumvikana. Ahubwo rero turagira ngo no kuri kiriya cy'uko umuntu agomba kuba umuyobozi yarize, umuyobozi wa korali ariko si umuyobozi w'idini cyangwa w'itorero. Icyo ushobora gusaba, cyangwa se rimwe ubona bitabangamye ugomeze ubashyigikire, rimwe ubona bibangamye ubwo uratubwira icyakorwa. Uraduha ingingo ebyiri: rimba wumva bibangamye uratubwira icyakorwa, nimba wumva bitabangamye ubwo nabyo uratubwira rimba icyo bakoze ari cyo ukuri. Biteye urujijo, kuko uribaza ukavuga ngo uko iminsi ishira itorero usanga rikuyeho ikintu rikongera rigakuraho ikindi. Habanje gutunga urutoki ku bapasitoro cyangwa abarimu, habanje ubundi abarimu bavaho, hazaho gahunda yo gukuraho abapasitoro batize amashuri runaka. Uyu munsi hatunzwe urutoki kuri perezida w'amakorali, ejo bishobora no gutunga urutoki umuririmbyi waririmba nawe atarize. Ukibaza, biteye urujijo kandi birababaje. Ukibaza ngo ese itorero rizasigara ari iry'abize gusa? Rizasigara ari ntabwo nzi impamvu yabyo, ariko babiturebere neza. Nibuze iyo baza kuvuga ngo uyu muntu wari usanzwe yiyumvamo umuhamagara aragumya ayobore korali, ariko bashyireho umwunganira umuba hafi uba yarize, kugira ngo bizaba bintu byose biza gusaba uwize n'ahantu atumiwe mu mahugurwa runaka, n'ahantu leta imukeneye, hagende wa wundi wize, ariko utarize nawe umuhamagaro we ntuzime. Twababwiraga ngo nshuti mukomeza kubana natwe kuri Zikeni TV. Waba utarakora subscribe, usura urubuga rwacu udukorere subscribe, uduhe n'ibitekerezo ndetse n'inkunga zanyu zirakenewe kugira ngo dukomeze uyu murimo w'Imana. Tugiye rero kusubikira hano, ubutaha tuzongera tubabwira izindi nkuru, kuko muri iri tangazo ryose ntabwo twabirangije ngo tubabwire uko itangazo rivuga. Mwumva rero mudukunze, mutwandikire, mukomeze muduhe n'inkunga y'amasengesho ndetse n'ibindi kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana. Reka dusezerere uyu Safari tumubwira ko abanza natwe yongera yibutse abantu, kuko yatubwiye ko ari umuhanzi, abibutse aho bamushakira, abibutse aho indirimbo ze ziboneka, cyangwa se n'amakuru ye muri make, nyuma yaho arangize anadusengera Imana. Murakoze
abadukurikiye nabiseguraho kuri icyo kintu uvuze, ntabwo mbatangariza cano cyangwa aho banyura bashaka ibihangano byanjye, ahubwo nabasaba kuba bagize urukumbuzi rwo kuntegereza, nzabibatangariza. Hari impamvu ntiyigize ibanga cano, hari ibyo nshaka kubakumbuza kuyisura nashyizeho, nubwo ifunguye ariko hari ibyo nshaka ko nyibatangariza nashyizeho ntarashyiraho. Rero Imana ibaha umugisha badukurikiye muri iki kiganiro, kandi mukomere, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ese yareka kuririmba, yareka gusenga? Tukomeza kubana n'Imana kandi tugasenga, nyir'umurimo ubereye maso. Gasenge rero nk'uko mubisabye, dusoze iki kiganiro twiragiza Imana, dushimira n'abadukurikiye. Imana ibaha umugisha. Mana ishobora byose, umurimo ni uwawe Uwiteka Nyiringabo. Twatangiye iki kiganiro tukubwira ko ubana natwe, twizeye tudashidikanya ko n'abari bari kumwe natwe ku ikoranabuhanga badukurikiranye, nabo wabanye nabo ukabashoboza kugikurikirana kuva gitangiye kugera gisoje. Tugisubikiye aha, ariko turakwinginze ngo ugerekeze mu mitima ya benshi, nubwo biba bituyobeye muri iyi si, ariko tuzi ko umukiranutsi hari ikindi gihugu abikiwe kuzabamo kandi azatahamo. Komeza imitima ya benshi rero, ubabe hafi, kuko umurimo ni uwawe kandi urawushoreye kandi ubereye maso. Uzi impamvu y'ibi byose, nubwo biyobeye benshi, ariko uzi impamvu yabyo. Rero tugutegereje tudashidikanya kuzagaruka, kandi reka ibyahanuwe bisohore. Ntacyo twakora ngo binanirwe gusohora, ariko dusengeye bene data bagomeje kurushywa n'umurimo, cyangwa bakabona utari kugenda nk'uko wakagenze, bafite agahinda k'umurimo, aho babona upfa bo ubakomeze kugira ngo uhagarare ku bugingo cyane, kuko ari bwo umwana wawe Yesu Kristo yaje aje gushaka. Rero agomeza uhagarare umurimo wawe, ugomeze ubane natwe, ugomeze utugirire neza, wite ku baba badukurikiye bakabana natwe muri iki kiganiro, bagirire neza, wimire ibitero byose by'umwanzi byashaka kubarwanya no kubahiga, warindane n'ababo n'ibyabo, ugomeze kurinda igihugu cyacu cy'u Rwanda dukoreramo umurimo wawe uko bukeye uko bwije, ugomeze kurinda ingabo zikirwanirira amanywa na nijoro kugira ngo kigire ishusho gifite uyu munsi, ugomeze kurinda abayobozi bacu, kandi nubwo bimeze gutyo ugomeze kurinda n'ab'itorero, ubaha ubwenge uko bukeye uko bwije, uturemangingo tw'ubwonko bwabo, turushaho gutekerereza itorero kugira ngo umurimo wawe waguke urushaho kugenda neza. Ganza utegeke abiri itangazamakuru nabo ubagirire neza kandi ubiteho, tubyambashwe ubwese. Urakoze. Amen. Urakoze cyane. Imana mu ijuru iguha umugisha. Amen. Kandi ndakeka n'abo wasobanuriye nabo bamaze gusobanukirwa, nuko hari n'ibindi uzagaruka wongere ukomeze ubasobanurire. Amen. Genda amahoro.